kamamagara abaryakariho numva ko kamamagare Kavamahanga arahita akababona bose babandi bose bamwe babuzukuru banjye ndasha kamuhamagare alo ni Kavamahanga tuvugana none hari amarushanwa yo kurya ndagira ngo nshakire ba baryakariho bose aho bari hose nyine ubandebere wowe kubera ko hari ahantu nabonye amarushanwa yo kurya kandi ntabwo najyamo njyenyine nshakira ba baryakariho bose muzane munsange hano ku muhanda hepfo gato y'urusengero murahita ko mumbona ahantu ndi na Paris mwitwaza ibikoresho bishoboka byose nyine mwani nk'abantu bagiye mu marushanwa hariho igihembo gihanitse sawa baragisha tuzamuka duparika ari haruguru noneho kugira ngo ahubwo tugire tugende niba wadurugenda abantu baza mu irushanwa ry'umupira wo kugira ahangaha kuri stade Nkumbuye Guhaga. Hano hari ikibuga n'imipira nayo mukanyiraza kubihageze. Hano rero ni njyewe MC muraza kubana Katabirora araza kuba ari kumwe n'abakinnyi bagera hano nko ku bakinnyi 7 ndabibona neza. Aba bakinnyi gutya isaha ndi kubona zageze, ndi kubona bari gukererwa, ariko ngomba kubategereza vuba ariko ngomba no kubahamagara nkabaza ahantu baba bageze muri aya masaha. Reka mbategerezemo gakeya, ariko mukanye biraza kuba byacitse byayobye kabisa hano kuri stade Nkumbuye Guhaga. Kandi birumvikana yuko umuntu uzatsindira irushanwa azahura n'abakinnyi bakomeye cyane mpuzamacano ba Temarigwe, Musebeyi n'abandi bose. Ubwo ngubwo nuko biraza kuba byifashe. Mukanya muraza kumva duhamagara urutonde rw'abantu baza gutambuka baza mu kibuga. Turaza kwakira n'umuntu uraza kuba yabayoboye bose. Ibyo byose muraza kubibona muri ibi bice byose bikurikirana. Abakinnyi bari kuhagera, ndabona ngegwa hano mu rwego rwo kugira ati tutaza kugira ibintu by'umwanda no kwirinda COVID-19. Turaza kuza kuba dufite n'umuntu uri bubakarabye intoki mu rwego rwo kugira ati tunoze isuku. Hano kuri stade Nkumbuye Guhaga bahageze, tugiye guhamagara abantu baze mu rwego rwo kugira ati tunoze isuku neza, baze bakaraba ariko baza batambuka bagera ku muntu ubakarabya kugira bize kugenda neza. Umukinnyi wa mbere araza kuba yitwa Irahari Kavamahanga. Ndumva Kavamahanga yatambuka akaza agahita karaba neza, akaza gukurikirwa n'undi mukinnyi uri buze kuba yitwa Babarawo. Ndumva Babarawo yaba yitegura neza agahita azana wahagera.
ndumva yatambuka akazana wakoga intoki, kandi babara akaba ari buze kuzana na semakoma. Ndumva batambuka nabo bakaza bakegera urukarabiro bagahita bakaraba bahita bagenda bikagenda neza. Hakaba hitegura n'uwundi Gati Kabisi nawe abe yitegura baretse kuza ariko mu rwego rwo kugira ati bategerana cyane. Gati Kabisi nawe abe yitegura mu rwego rwo kugira ati bigende neza. Ndumva bacunguza uburyo umwete kuko n'ubundi abageze mu kibuga bataza kurambirana cyane, bataza kurambirwa. Ndumva barangije Gati Kabisi yatatambuka yihuta cyane nawe azakaraba. Gati Kabisi hakaba hitegura n'undi witwa Matwi abe yitegura Gati Kabisi arangiza nawe ahita azabisoza agira vuba. Matwi wa wundi wari wasohotse hanze nawe naramubonye. Gati Kabisi yavuyeho, Matwi nawe akaba ari kwitegura vuba. Ako Matwi ndi kubona wagira atari buze gutsinda, njye ndi kumuhereza amahirwe 90%. Hakaba haza n'undi witwa Kontwari Samuduni nawe ndi kubona ari ntawe uri kuhagera, sinzi impamvu, ariko nawe buriya wasanga hari impamvu araza kuba hagera. Undi yitwa Eripamex, ndumva nawe yatambuka akaza nawe umusore w'ibigango cyane mba ndi kumubona cyane yitambukira, nawe ndumva yeta yoga akagira vuba. Hakaba hasigaye n'undi mukinnyi umwe witwa Gakwavu, nawe akaba yitegura agira vuba yihuta mu rwego rwo gucunguza uburyo umwete. Gakwavu nawe nagira vuba. Yahageze Samuduni nawe ndumva yakaraba akaraba vuba agahita agenda tukayakwirebera bino birori no mupira ukuntu ugiye kugenda. Ibi birori ni ibirori mpuzamahanga birenze cyane. Nihute dutambuke vuba tugereka tube tuhagera tujye kureba kino kirori cy'uyu mupira, tubanza turebe uko byifashe. Uyu mukarabyi wacu witwa Deusi nawe ndumva yajya kuzana ibyo turi buze gukoresha hano. Ndumva yatambuka agahita ajya kubireba, natwe tukaba tubahereza no ku mabwiriza. Mba ndi kubabona hano biteguye, mba ndi kubabona mwaramutseho neza. Nizere yuko mumeze neza cyane, mwiteguye irushanwa. Ubwo si ubwo ngubwo ninde uri kwiyumvamo yuko ari buze gutwara igikombe? Natwe reka duhereze ijisho, natwe twashe kwirebera. Nanjye mu gihe ngitegereje wa mujama wanjye agiye kuzana turiya tuntu nyine, nawe agomba kuza kwihuta. Reka mbe mbahereza amabwiriza muri buze kugenderaho, buri wese aba yumva neza. Buri bwiriza ndajya ndisubiramo kabiri. Ibwiriza rya mbere, nta gufata imyembe 2. Mwabyumvishe? Nta gufata imyembe 2 mu ntoki. Ibwiriza rya kabiri riravuga riti umara imyembe 3, undi akiri kurumba, uwo muntu arahita ava mu irushanwa. Muri kubyumva neza? Mugabanye rero umururumba cyane, mugabanye umururumba, dore ndi kubona byakomeye muri gushaka guhita mwirya tutari twatangira. Irindi bwiriza riravuga ati ntawe wemere kujugunya ikibuto atari yarangiza kuba irushanwa ryarangiye. Ntawe wemere kukijugunya. Buri wese turaza kumubarira ibyo yariye, ubwo nibyo bizamuhesha amahirwe yo kuba yakomeza. Irindi bwiriza rimwe, mugabanye ibintu nk'ibyo, muraza kuyifata ntimugire ikibazo. Ibwiriza rindi ni ukurya ikibuto kikaza kugaragara nk'aho ari umweru. Mwese murabyumva. Ubwo utabikora ubwo araba ari mu batsinda. Ubwo rero ndumva byazindi. Natwe reka twirebere. Hasigaye, ndabona hasigaye amasegonda 25 mugahita mutangira cyane rwose. Ndi kubona ari gusigara hasigaye 15 ndi kubibona. Ndumva buri wese yaba yitegura agapanura umuhogo wiwe, kandi ntawemerewe gukurura isahani aho iteretse niho igomba kuguma. Buri wese arajya akora ikibuto agomba kukibika, ntawemerewe rero kukijugunya. Ndabona hasigaye amasegonda 3.
ngo bite bitangira Kabaye. nimwumva nsifuye mureta mutangira. Ahangaha ndabona abaryakariho byakomeye, ndi kubona ariko noze mpereza amahirwe menya ari buze kubishobora, ariko ndi kubona umuntu witwa Gakwavu nawe yewe ayimereye nabi. Ikibuto kigomba kiba umweru, ibyo bintu ntibitaba ntabwo uzaba watsinze, kandi ikibuto ugomba kukibikaho. Hano kuri stade nkumbuye guhaga, biba byakomeye byacitse byayobye. Ikibuto nutakimeza neza nk'uko twabivuze ntabwo uri bube watsinze. Hano yewe twihera ijisho kuva nabona aya niyo marushanwa ya mbere njye nabona kuva navuka. Aya niyo marushanwa mpuzamahanga arenze cyane, ariko nubwo hagikenewe n'ibindi bizaza nyuma, ariko ndi kubona yuko n'aya ngaya yararenze cyane bikomeye. Ndi kubona umuntu witwa Eripamex nawe bimeze nabimenya biri no kumuniga. Yewega kuri ino stade byayebye byacitse byayebye kabisa, ndi kubona bimeze nabi. Yewega aba bantu ndi kubona biza kuba bikomeye. Yewega uriya nawe witwa Matwi ndi kubona kwishinga iryinyo none yewe n'amatwi ari guhita yishinga neza. Yewe Gakwavu yewe ubu si ninde watsinze? Reka tubanze dutegereze turebe, kuko ndi kubona mutanabiriye neza nk'uko amarushanwa yari akenewe. Mugomba kubinoza neza kikaba umweru, kuko ndi kubona amarushanwa asa n'ari kugenda arangira, ariko ndi kubona mutabigenje neza nk'uko byari bikwiye. Aya marushanwa niyo marushanwa ya mbere atangira shampiyona yo kurya. Aya niyo marushanwa ya mbere ndi kubona bamwe bari gusoza, ariko ndi kubona harimo n'abari gutsindwa. Ndi kubibona hari abari kubinoza neza cyane uko twabivuze, ndi kubibona neza yuko ari byo. Ibi ngibi buriya nibyo twashakaga, ariko abantu bari buze umuntu ndi kubona watsinze, ndi kuba mureba, ndi kubabona buri wese n'ibyiwe agomba kubifata mu ntoki. Buri wese ibyo bifate mu ntoki, tuza kumenya buri wese ibyo yariye. Ndi kubona abagabo barangije, ariko nabaje nkora checking bitewe n'amabwiriza twari dufite aha ngaha. Buri wese ari kubirya akabigira ikibuto kikaba umweru, ariko ndi kubona atari ko byagenze. N'aya marushanwa ndabona uyu nguyu ari ufite umuntu wagize amanota menshi, ni umuntu witwa Babarao, kuko we yagerageje ugereranyije n'abandi, kuko urebye n'uyu nguyu nubwo bangagisha imbuto ariko ntabwo bimeze kimwe. Ubwo ngubwo Babarao niwe wa mbere afite amanota 98%. Ndumva mwabanza mukamuhereza nko ku mashyi. Ari nako twitegura kuba twavuga n'undi wa kabiri wabaye wa kabiri ugereranyije n'abandi. Ndabona yaba yitwa Irahari Kavamahanga afite amanota 85%. Niwe muntu wa kabiri. Nawe muramubona ibyishimo bafite. Yakoze niba bandi kumubona, burya ya marushanwa ntashobora kuzatsinda. Undi wa gatatu ni umuntu ufite amanota 72.5%. Ubwo ninde? Ni Matwi. Matwi yari no kuba uwa mbere. Ikibazo ni uko batabikesheje nk'uko amabwiriza yaravuze. Matwi rero ndumva nayo mwamwereza ku mashyi. Tugakomeza kwitegura n'umuntu wa kane. Umuntu wa kane afite amanota 52%, ari we Gakwavu.
mumuhereze make kuko ntabwo yagize n'icya kabiri. Gakwavu yarengejeho icya kabiri amanota 2 gusa. Gakwavu akaba yakurikiwe n'undi witwa Eripamex. Hoya twibeshye. N'undi witwa Gati kabisi ninde? Nawe yabinogeje n'ubwangagije na Eripamex wehe yabicyashije neza. Ndumva wehe mwamuhereza n'amashyi kurusha uriya. Ndumva mwamwongera nko ku mashyi. Tukaba tugeze ku muntu ufite amanota 40 ariwe Eripamex. Amanota 40 abandi bafite umwogo hagize nibo bagiye babikora neza birumvikana. Eripamex ni uwa 6. Tugiye gukurikizaho uwa 7 we mushaka mwana muhereza bu kuko nubundi byamunaniye kabisa. Umwembe umwe umuntu w'umugabo ntabwo bibaho. Waje umuhereze bu mbere y'uko muvuga. Ubwo ngubwo yitwa Semakoma yagize amanota 12%, ariko ndumva nayo atarayakwiye, yagakwiye kuba afite 1.2%. Aya niyo manota nabamuhaye. Hakaba hasigaye undi muntu tugiye kunenga bikomeye cyane, umuntu wa yawe 0.0%. We uyu we kabisa ni ikigwaro original wowe yabaye ikigwari mpuzamahanga mu marushanwa yabaye. Uyu niwe wabaye ikigwari kurusha abandi bose, niyo wababaye wa nyuma, ariko wagerageje ukahagera ukitabira irushanwa ntacyo byabitwaye, ubarwa nk'umuntu wagerageje. Tukaba turi kwitegura n'ikindi gikorwa kizaza. Abantu bitabiriye amarushanwa nabo bafite amahirwe cyane yo kuba bazitabira n'andi marushanwa ya kabiri. Yoho tuzaba twabategura ibintu bikomeye cyane birenze n'imyembe. Muzitabire, muzazinduke, kandi ibyo bintu tubihishiye amaso n'amatwi azabyumva.